niba umaze iminsi ufite impungenge y'uko umwana wawe atakubaha, agusuzugura, cyangwa hari ahantu mugongana kubera ko atumvishije ibyo washakaga kumubwira, dore ibintu 5 wakora bikaba byajya bimufasha kukubaha bimworoheye, ariko nawe bikakorohereza ko udakomeza uri kumubwira inshuro nyinshi. Ikintu cya mbere, haranira ko akwiyumvamo. Buriya kimwe n'abantu bakuru, iyo umwana afite umuntu akunze bari inshuti muri iyo minsi, hari ukuntu gukora ibintu amubwiye bihita biza bibangutse. Haranira rero ko musabana, mugirana ibihe byiza, ku buryo nawe igihe umubwiye ikintu bimworohereza kumva ko nawe agomba guhita agusubiza mu buryo bwihuse. Icya kabiri, mubwire mu buryo bubasha gutuma asobanukirwa icyo ushaka neza kumubwira. Ambara inkweto, hanagura ku meza, mbese ube clear. Nimba wifuza ko hari ikintu akora runaka, gerageza kukimubwira mu magambo asobanutse ariko makeya, atari menshi, kandi umwegere nibiba ngombwa kugira ngo abashe kukumva neza. Ikintu cya gatatu, banza ugabanye ibimurangaje. Abana iyo barangaye hari igihe attention yabo bitari aho ngaho. Rero nimba ari kureba televiziyo, wikumva kuri wihita umubwira ngo jya gukoraho mwaka koko akumve. Nimba ari gukina, wikumva kuri bumubwire ngo jya guhanagura amasahani akumve. Byanze bikunze bizasaba kubanza gukuraho icyo kintu, cyangwa se kumwegera bya hafi, kugira ngo icyo kintu ntaba ari cyo kimuhuza, ahubwo ahugire kuri wowe ibyo uri kumubwira, bityo umubwire icyo ushaka kumubwira muri ako kanya, ariko nawe ubibona neza yuko aguteze amatwi. Ikintu cya kane, mushimire aho yabikoze neza. Iyo umwana umushimiye kuri cya kintu yakoze neza, ni urugero yakubashye, yakoze iki kintu wari wamusabye, ukaba wamubwira uti wakoze kuba wakoze ibi bintu nagusabye, biramworohera kuba yakumva ko kuba nibura icyo kintu umubwiye ko wishimiye yagikoze neza ari ikintu gishimishije mu buzima bwe, bityo akajya amenya ngo iki kintu ngikoze mama kiramushimisha. Iyo nubashye mama biramushimisha, akajya aharanira kuba yabikora kenshi gashoboka. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma ariko cy'ingenzi, nuko igihe ubona ko ibyo bintu byose wabigerageje ariko ukabona ntago biri guhinduka, aracyari gusuzugura, haranira kumenya nimba nta kintu cyaba kiri kubimutera. Abana benshi bagira amakaprice, bakaba bagira imyitwarire itari myiza kubera yuko hari ukuntu mu buzima bwabo bumva batamerewe neza bitewe ni biri kuba mu buzima bwabo. Birashoboka ko bishobora kuba biri guturuka mu rugo se, cyangwa biri guturuka ku ishuri aho yirirwa, ariko haranira kumenya nimba nta mpamvu yabimutera uko gusuzugura cyangwa kutumva.